nimba waramenyereje Imana ko ukenera icyo kurya ukajya gusenga, nta mwanya ufite wo kuguha ibyo kurya utagiye gusenga. Banza usenge mu masengesho nimba ariho watabariwe. Ngewe urubyaro narukuye mu masengesho. Haleluya. Nitwa Stella Christine Manishimwe, ndi umumama Yesu yagiriye neza, mfite abana babiri, mfite n'abandi batanu nareze. Ndashimira Kristo cyane ko ari inshuti yanjye ya bugufi. Hanyuma nagize umutwaro muri uyu mwaka wa 2020, nitegereje ubuzima turimo, nitegereje abantu twakoranye umurimo w'Imana batakiwukora, nitegereje abantu twasenganye batagisenga, nsanga ndimo umwenda Imana, nsanga mfite ideni rinini ryo kubwiriza ubutumwa bwiza kandi ntanyuze mu nzira imwe, ahubwo nkaba nanyura mu nzira nyinshi zivuga butumwa kugira ngo nsangize abantu ijambo ry'Imana. Nari nsanzwe ndi umuririmbyi, ndirimba indirimbo ziramya zikanahimbaza Imana, ariko muri uyu mwaka wa 2020 natekereje ikindi kintu nakora kugira ngo Kristo akomeze yamamare. Ntekereza ikindi kintu nakora kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze bukwire, bwamamare kugera ku mpera y'isi, kuko niwo mutwaro mfite. Nsanga nkwiriye rwose gushaka umwanya ngacunguza uburyo umwete muri iyi minsi mibi tugezemo, minsi y'ubuhenebere. Abantu ntibagifite umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, abantu ntibagifite umwanya wo gusenga kubera byinshi bibahamagara, inshingano nyinshi, ubuzima bwa buri munsi. Ariko numva ngambiriye mu mutima wanjye ko nashaka mu mirimo myinshi nari mfite, yaba iyo mu buzima busanzwe yaba niyo mu nzu y'Imana, numva nakongeraho n'umurimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza binyuze mu ijambo ry'Imana, nkabihuza kandi n'indirimbo. Hanyuma mfungura iyi channel, n'urubuga ngira ngo mpurireho n'abakunzi ndetse n'abantu bose muri rusange, dusangira ijambo ry'Imana. Ndashaka ko tuzajya tuganira amagambo y'Imana, tugasangizanya ubuhamya, tukavugana ibyubaka ubugingo, tugaterana imbaraga n'inkomezi mu by'ubwami bw'Imana. Ahari hatagira n'umwe mu bahamagawe wasubira inyuma ciba intege no kubura abantu bamusangiza iby'umwuka. Ndumva mfite uwo mutwaro. Rero ndabasaba mumfashe, munshyigikire, iri vuga butumwa bwiza ntangiye ntirizigere rihagarara. Mwakurikira ibyigisho ku channel ya YouTube yitwa Stella ninjye wa mugore. Hanyuma mugakurikira ijambo ry'Imana, mugakurikira indirimbo, mugakurikira ubuhamya. Mwamara kumva ijambo ry'Imana mugakora subscribe, mukankurikira ibyigisho byose nzajya nshyiraho bikabageraho bitagoye. Hanyuma tugasangira kubaka ubwami bw'Imana n'umubiri wa Kristo mu isi, kugira ngo dutegure ubwami bw'Imana kandi tubwirize abantu ubutumwa bwiza nta n'umusigaye. Hari abantu batabona umwanya wo kujya mu rusengero, hariho abantu batabona umwanya wo gusoma Bible kubera umwanya runaka, ariko numvise mfite uyu mutwaro, unshyigikire, urwana ishyaka ry'Imana muri wowe. Nawe nimba ukeneye kumva ibyanditswe byera, nimba ukeneye ko dusangira ibimfasha, ukore subscribe, ukore like, usharinge bagenzi bawe ijambo ry'Imana, twamamaze Kristo kugera ku mpera y'isi, niyo ntego mfite. Hanyuma umusanzu wawe urakenewe. Ndashima Kristo rero mpaye uburyo n'umwanya tuzajya tugumya tuganira amagambo y'Imana. Uyu munsi ririmo kumfasha, ndivuga ko Uwiteka yita ku gusenga. Nawe Uwiteka kwitayeho, kandi isengesho ryawe ntabwo rizagwa hasi, nta nubwo rizapfa ubusa. Wirinde icyagutandukanya n'Imana, ubundi hamagaze gusenga. Imana yiteguye kukumva, Imana yiteguye kugutabara, Imana yiteguye kugushyigikira mu izina rya Yesu Kristo. Rero ndashaka mbanze mbaririmbira akaririmbo gato buri wese akumve. Ni indirimbo yo mu gitabo ikunda gufasha abantu mu byumba by'amasengesho cyangwa mu buzima bwo gusenga. Iravuga ngo ubundi mu gihe cyo gusenga aya masengesho yacu agera ku Mana, agakomanga urugi, kandi urugi rwo mu ijuru rugakinguka, umuntu akabasha kuganira n'Imana icyo ayisaba cyangwa icyo ayifuza. Dushobora turirimba ibitero byayo bibiri, hanyuma dusome ijambo ry'Imana naryo rivuga ku gusenga, ko gusenga n'ubuzima, gusenga n'imibereho. Mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka n'inyenyeri. Umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana, ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Umutima w'umuntu
ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba azafashwa no gusenga kandi nitwibagirwe yuko aho tujya hose uko gusenga kwacu kugera ku Mana Data kandi nitwibagirwe yuko aho tujya hose uko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Amen. Uyu muririmbyi yaricaye atekereza ku bihe byiza yagiriye mu masengesho, atekereza ku mbaraga yabonye mu gusenga, atekereza ku mumaro gusenga kwamugiriye. Yaritegereje abona ni byiza ko mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu umuntu yihuta akagera imbere y'Imana. Ntabwo ari uyu muntu w'umubiri uhagera ahubwo umutima ni uhagera. Rero araririmba ageze kuri iki gitero cya nyuma nshatse ko ari cyo tuvugaho cyane, avuga ngo n'umuntu w'umwana mutoya. Bundi abana bakora iby'abana nta bintu bidasanzwe baba batekereza, nta mishinga miremire abana bagira, ibyo batekereza n'ibintu biri aho hafi. Aravuga ngo ariko umuntu niyo yaba ari umwana mutoya akafata icyemezo akagambirira gusenga, aravuga ngo bene uwo mwana ntazagira ubwoba ahubwo azagenda afashwa no gusenga. Aravuga ngo kandi ntitwibagirwe. Abantu muri iyi minsi bashobora kwibagirwa kuko ibi bibagiza birabagose, ibituma umuntu yakwibagirwa bimuri hafi cyane. Ariko uyu muririmbyi yararimbye avuga ngo kandi twebwe ntitwibagirwe yuko gusenga kwacu aho tuzajya hose kuzajya guhora kudufasha. Gusenga kuzadufasha twaba turi hafi cyangwa kure, twaba turi mu bibazo cyangwa mu bisubizo, twaba turi mu bukene cyangwa mu bukire, twaba turi mu nzara cyangwa mu gihe cyo guhaga, twaba turi mu bihe byiza cyangwa mu bihe bibi, byaba mu bihe by'umunezero cyangwa by'umubabaro. Uku gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Nimba hari ubabaye muri twe nasenge, nimba hari ufite ibimunaniza nasenge, nimba hari ufite ibiteye ubwoba bimugose impande n'impande niyegera Imana asenge, kuko ibyo abantu bataguha Imana izabiguhera mu masengesho, ibyo inshuti zitakubwiye Imana bitubwirira mu masengesho, ibyo ababyeyi batadutoje Imana ibidutoreza mu masengesho, tukabaho ubuzima bwuzuye kandi ubuzima bw'ubumana. Iri jambo rero nshaka ko dusoma ni ijambo riri muri Zaburi 102:18. Naryo ni ijambo rivuga ku bijyanye n'isengesho. Ndumva nshaka gukangurira abera ko bakwiye kongera ibihe by'amasengesho. Twagiye tubaho iminsi itambutse ariko ugasanga abantu bakunze gusenga barimo kubibonamo n'umugisha, barimo kugenda babibonamo n'ubuzima, ariko muri iki kinyejana abantu barimo gusubira inyuma bakanamuka niba bakibuka iby'imbaraga z'amasengesho. Ariko nagira ngo mbabwire ko imbaraga z'amasengesho ziracyakora, imbaraga z'amasengesho ziracyashoboye, kandi imbaraga z'amasengesho ziracyabasha kwimura umuntu ku musozi umwe zikamushyira ku wundi. Twagiye dusenga dushonje, Imana ikatugaburira tudasubisa amasengesho. Twagiye dusenga turwaye, Imana ikadukiza ku bw'amasengesho. Twagiye dusenga dufite ubukene bukabije, Imana igenda idutabara ku bw'amasengesho. Ndashaka kubwira wowe wihebye, we wabonaga ubuze igisubizo, wabonaga ugeze mu gihe cyo kwiyambura ubuzima, we wabonaga ibintu bigucikiyeho, we wabonaga ahari hari bitagenda mu buryo bumwe cyangwa ubundi, iyegerera Imana mu isengesho. Ahari umwashakanye ntabwo akubaniye neza, ahari abana babyeyi ntibakubaniye neza, abaturanyi ntibakureba neza, cyangwa se nawe ubwawe ufite mu ruhande rwawe bitagenda, jya wegera Imana. Nubona hari biguteye ubwoba bigusumira amaboko yombi, ujye uhamagara Imana. Nakunze Kristo cyane, ni inshuti itabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nubona ugeze mu makuba akomeye, ukabona ugeze mu byago bikomeye, aho umubyeyi atakumva umwana arira, aho umwana atatabara umubyeyi, aho ngaho ujya utabaza isengesho. Nabonye isengesho ribikora bigakunda. Gusenga biraruhura. Twagiye dusenga dufite inkovu z'imibabaro mu mitima yacu, Imana itwomora bene izo nkovu kubwo gusenga. Reka dusomere ijambo ry'Imana turiganireho gatoya, ariko nagira ngo nkureme umutima w'ibyiringiro, nkureme mu mutima wihumure, nkureme inkomezi ziturutse mu ijuru. Gusenga kurakiza, gusenga kuraruhura, gusenga kurafasha, gusenga gufasha umuntu kukamumara umubabaro.
rero waba mugufi cyangwa muremure, iyo usenze Imana irakumva. Waba warize cyangwa utarize, gusenga kwawe kwagerayo. Waba uri umukire cyangwa uri umukene, gusenga kwawe kwagerayo. Nagira ngo ngutangarize ko Imana twizeye ni Imana itarobanura abantu ku butoni, ntabwo ireba umuntu ngo ivuge ngo ndamukiriza yuko avuka akora icyo ameza. Oya, Imana iyo uyizeye, Imana iyo uyisunze, Imana iyo uhamagaje isengesho irakwitaba. Gusa hariho inkomyi z'amasengesho, izo nizo washyira kure yawe, hanyuma isengesho ryose rikagera imbere y'Imana rihumura nk'umubavu uhumura neza, byakugirira umumaro uyu munsi ndetse n'ejo hazaza. Dusome mu izina rya Yesu. Zaburi 102 umurongo wa 18 wonyine. Zaburi 102 umurongo wa 18 haranditse ngo yitaye ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero, adasuzuguye gusenga kwabo. Yitaye ku gusenga. Uyu mwami w'abami witwa Uwiteka, uyu mwana w'Imana witwa Kristo, uyu ushobora byose, ushobora ibyo abantu bananiwe, uyu nguyu ufite imbaraga ziri hejuru y'abantu, uyu nguyu uvuga bikaba yanategeka bigakomera, wenyine yitaye ku gusenga kw'abantu batagira shinge na rugero, kandi ntiyashobora gukora ikosa, nta kosa agira, ibyo akora byose biri perfect, nta cyaha agira, ni umukiranutsi mu byo avuga no mu byo akora. Rero yitaye ku gusenga kw'abantu batagira shinge na rugero, kandi adasuzuguye gusenga kwabo. Ugusenga k'umuntu kwitabwaho ryari? Gusenga k'umwana w'umuntu kwitabwaho iteka igihe asenganye Imana umwete, kandi agasenga Imana afite kwizera, kandi agasenga Imana akiranuka. Twagiye tubona hariho abantu benshi bagiye basenga bagatabarwa no gusenga kubwo kwizera, bagatabarwa no gusenga kubwo gukiranuka. Daniel ni umuhamya, yasenze Imana asenga iminsi 21, biza kugeraho n'amasengesho yagira inkomyi aratangirwa, ibisubizo biraza. Amasengesho yageze yagomba kugera, ibisubizo bije ntibyamugeraho direct, ariko arakomeza arasenga, ahamagaza Imana isengesho. Imana niyo yonyine yamutabaye ubwo yarasumbirijwe ari mu kigeragezo, ari mu rwobo rw'intare. Uwiteka we yitaye ku gusenga kw'abantu batagira shinge na rugero. Nagira ngo nkuhumurize, ushobora kuba nta miryango, ushobora kuba nta butunzi, ushobora kuba nta butabazi bundi, ariko Uwiteka we yita ku gusenga. Ujye usenga, nugira mu biguteye ubwoba, nimba ijambo rivuga gutya, ryizereremo, rihagararemo, rishikamemo. Imana izagutabara, ititaye ku nzira wanyuzemo, ititaye ku bikomeye wanyuzemo, ititaye ku kwihungabana wagize mu buzima waciyemo. Imana yita ku gusenga kw'abantu batagira shinge na rugero, kandi idasuzuguye gusenga kwabo. Ndahamya ntashidikanya ko umuntu ufata icyemezo cyo gusenga Imana buriya bashobora kubona ko izindi nzira bidashoboka, akagerageza mu buryo bwose bikanga. Uburyo bw'amashuri byaranze, uburyo bw'abavandimwe biranga, uburyo bw'abandi batabazi biranga, ariko nubona hose byanze, ujye ufata inzira y'amasengesho. Gusenga biraruhura, gusenga biratabara. Iyo usenze wizeye, Bibiliya bivuze neza, iravuga ngo gusenga gufasha umuntu ukamumara urubabaro. Iyo umuntu asenganye umwete, yemwe abibutse Uwiteka nimugatuze, kandi abasenga ntimukamuhwemere. Gusenga kurakiza, gusenga kuraruhura, gusenga kurashyigikira. Rero Uwiteka nyir'igihugu tujyamo yitaye ku gusenga kw'abantu batagira shinge na rugero, kandi ntiyasuzugura gusenga kwabo. Nagira ngo nkubwire ko ikintu umuntu atagisuzuguye aba yacyubashye. Imana yitaye ku gusenga kwabo, nubwo abantu batabimenya gusenga. Imana yitaye ku gusenga kwawe, nubwo abakugose baguca intege bakakubwira ko ibyo usenga ari ibiki, ariko uhumure, ushikame mu byo kwizera, urwane intambara nziza wakira ubugingo Kristo aguhaye kugira ngo buguheshe umunezero. Uwiteka yitaye ku gusenga ko abantu batagira shinge. Hariho ibintu abantu bishingikirizaho. Ushobora kuba warize ukavuga uti nshingiye ku mashuri nize, nasaba akazi kanaka nkagakora bigakunda, ariko Uwiteka we yita ku gusenga ko abantu badafite nicyo bakwishingikirizaho na kimwe. Twabonye abantu Imana yagiye itabara idahereye ku cyo bari cyo, idahereye ku bo bari bo, ahubwo Imana igahera kuko bayizeye, kandi igahera kuko bayisunze. Rero Uwiteka yita ku gusenga kwa babandi bafite shinge, ariko na babandi batayifite. Yitaye cyane ku gusenga ko batagira shinge ndetse n'abatagira rugero. Uru ni urugero, kuvuga ngo umuntu ntagira shinge, ntagira na rugero, nta kintu afite yishingikirizaho, nta n'ikintu afite yahagararaho ngo kibe cyamubera inkomezi, cyamubera icyo kumurengera. Ariko Uwiteka wenyine yitaye ku gusenga ko abantu batagira shinge na rugero, adasuzuguye gusenga kwabo. Nimba adasuzuguye gusenga kwawe, ntucogore. Nimba ataragutabara,
warasenze hari umaze umwaka umwe cyangwa myinshi, ihumurire, iturize, ukomereze muri uwo mwanya, ugumye utegerereza Imana mu masengesho, izagutabarira mu masengesho. Hari warasenze abo mwasenganye barasubizwa, wowe nturasubizwa, wicika intege, komeza usenge, komeza uhamagare, komeza utitirize. Ijambo ry'Imana ryigeze kutubwira inkuru iyo umuntu umwe wari ukomeye ariko atubaha Imana, ngo atubaha n'abantu, ariko umupfakazi agiyeyo cyangwa se umukene agiyeyo cyangwa se umuntu usuzuguritse munsi yagiyeyo, aratitiriza. Bibiliya iravuga ngo uwo muntu nubwo atubahaga Imana, yaravuze ngo kugira ngo nikureho uyu muntu waranitiriza, reka mutabare, muri ikibazo cye amvira. Uwiteka we ntaba gito, ntabwo yakwima, ibyo umusaba arabifite, ibyo ukeneye arabizi, ibyo ushaka arabyumva, ariko komeza urindire. Aracyategereje kubona nimba utinda aho mwavuganiye, aracyategereje kubona nimba ugitegereje aho mwasezeraniye. Komeza utuze, utegereze, komeza utegereze mu masengesho. Niba Imana mwaramenyaniye mu masengesho, ukaba hari ibyo wayibwiye ikabyumva, komeza usenge, wongere usenge, ukomeze usenge kandi wongere usenge. Gwiza imbaraga z'umutima usenge, gwiza imbaraga z'umubiri usenge, wihangane ibigeragezo usenge, wihangane intambara usenge, wihangane ibikurwanya usenge, wihangane ibigukurura usenge, wihangane ibigusubiza inyuma usenge. Uwiteka yita ku gusenga. Ko abantu batagira shinge na rugero kandi adasuzuguye gusenga kwabo, nagira ngo nkwifurize kuguma mu mwanya w'amasengesho. Mwaka wa 2019 myaka yayibanjije warasengaga, uyu mwaka tugezemo n'umwaka wo gusenga. Nimba wasengaga rimwe usenge kabiri, nimba wasengaga umunsi umwe wongereho wa kabiri, nimba wasengaga ibiri wongereho no wa gatatu. Tugeze mu bihe bibi Paulo yaravuze ngo muri icyo gihe bamwe bazigwiriza bigisha bahwanye n'irari ryabo. Muri icyo gihe cyo mu minsi y'imperuka amatwi yabo azaba barya bishakira bigisha bavuga ibyo bashaka, ariko woweho muntu w'Imana ugume mu byo wize, ukabyizezwa n'ijambo ry'Imana, ukomeze usenge, wongere usenge. Mwituze no mu byiringiro hari igisubizo. Imana itabarira abayizera mu masengesho. Nimba waramenyereje Imana kujya kuyisaba ikintu ugaterera umusozi, wongere uwuterere usenge. Nimba waramenyereje Imana ko ukenera icyo kurya ukajya gusenga, nta mwanya ufite wo kuguha ibyo kurya utagiye gusenga, banza usenge mu masengesho. Nimba ariho watabariwe, nge urubyaro narukuye mu masengesho, aho sinahava. Ubuzima bw'abana banjye buri mu masengesho, mugisha w'umutware wanjye uri mu masengesho, mugisha w'akazi kanjye ka buri munsi uri mu masengesho. Nawe wongere usenge. Nubona ugezweho n'ibibazo runaka, ujye wihutira gutabaza Imana, izi gutabara abayubaha, izi gutabara abayizera. Ukomeze usenge kandi wongere usenge. Imana yacu yita ku gusenga, ko batagira shinge na rugero kandi idasuzuguye gusenga kwabo. Ntutakaze icyizere, Imana iracyatabara. Ntutakaze kwiringira, Imana iracyari yo kwiringirwa. Ntutakaze kwihangana, Imana iracyatabara bihangana. Ukomeze usenge. Imana yitaye ku gusenga, ko batagira shinge na rugero kandi idasuzuguye gusenga kwabo. Nawe gusenga kwawe Imana ikubahe, igutabare hamwe n'ibikugerageza, igucira kanzu, hamwe n'ibikurushya Imana ikurengere, hamwe n'ibikuriza Imana ikurengere, hamwe n'ibikugerageza Imana ikwiyereke mu buryo budasanzwe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.